soza rwose Kanyizo mu gihe byaba ko akina defense ya bane ejo mu myitozo nabyo yarabigaragaje dore ukuntu ikipe ishobora kubipanza ni Paveri mu izamu ni Fabrice kuri gatatu Serumogo kuri kabiri Kabange na Rushema Chris Murax uko basoje match ya Kiyovu basoje match bameze hagati hakaba Sefu hakaba Richard na Gloire cyangwa Bedi bitewe n'uhari nuko ameze ariko bashyizemo option yindi yo gushyira Basane ku ruhande rumwe bagashyira Gloire ku rundi Gloire gasa nk'ukina 11 Rayon Sport ikeneye Basane Gloire gasa nk'ukina 11 Abeda agakinira inyuma y'umwataka Asumana akaba ari banza kuri Asumana we ntabwo niriwe muvuga kimwe mu bintu byafasha Rayon Sport ni Basane Basane yongera speed mu mikinire ya Rayon Sport kandi aba bahungu ba Singida ba Kratos ntabwo umupira wihuta ubafavoriza uranta kubeshye warayirebye muri Sekafa wirebye match ebyiri ndabizi narayirebye iratuje cyane usibye Kibabage ukina kuri gatatu n'uyu mungu ukina kuri karindwi Kofi rero bambwiye ko bazakina kabiri kaho cyane bamusubije inyuma rwose Rayon Sport yabimukiza Kofi ashaka kuzakina kuri kabiri ariko icyo bari kuvuga Basane ubwo Rupia yahita ajya karindwi birashoboka kuko n'undi yakina bafite umwataka witwa Mwaku w'umukongomani Mwaku bisaba kumuhoraho Moses Filis w'umunyazambi oya baguze inkoni umukinnyi wa mbere w'umumisiyoneri umukinnyi uzi kumarika man to man ubu ngubu mu Rwanda yitwa Nshimimana Emmanuel cyane Kabange biramusaba kuzareba Mwaku ne wa Mamba pe Kabange bazamuye Mwaku uwo Mwaku oya afatana ari babiri wigiza karakanye yako Mwaku we biroroshye kuko Mwaku ntabwo gucenga Mwaku ntafite speed ahubwo Mwaku azubwe akinye kabiri ya kabiri aho haguma nta kuzamuka kuko Chama nagakora amakosa menshi afite intege nke ariko iyo yabonye umupira ku kirenge atera mu izamu amacenga bimeze bite nuvuga ngo weguma kuri kabiri umuzibire ntutumagenda icyo bavuga Fremu rero buriya Basane azakina nka ende ya Mabaya Fanuel mu Mavubi Kavita Fanuel Basane urabona kagatego Chama yatsinze akatwavuga bamwibiye kagatuma ahita anganya ibitego na Toki urabona experience ubundi Chama hano yahitaga garuka hagati akakudribura akabanza akabacenga muri nkabanga ariko reba ukuntu agenda ngo Kibabaga ameze atari arihuta arihuta buriya bamuri uwo rero akeneye umuntu witwa Basane uzatuma atazamuka cyane oya Basane ameze Kibabaga aragenda rwose ora Basane aguha ibintu byinshi buri match bamukora ikosa we yakitsindira nyene wa mukinnyi abantu bara atletique man noneho izindi mpungenye fite zi system ya batatu ni imipira yo kuransa n'aba bahungu basinga idukuntu bareshya noneho n'amabaro ya kabiri akagaruka asanga ba Karida Ucu ko Karida Ucu nawe ukuntu akina ntimugire ngo ni wa wundi ujya imbere agashota oya ni Tadeo Rwanga na kazone ke ariko nawe yari imbere ya defense n'urukuta n'inzu niko singa idikina ariko ikagira na defense nayo ikinika ngiye ndi mu bantu bavuga ko Rayon Sport iramutse isezerewe na Singida yakabaye rwose ivuga ko itari na tayari gusohoka yanengwa nkakora twavuze ngo aperi yarebwa rwose yari tayari Singida yabaye akane muri Singida ni ikipe itinya Rayon Singida wowe Rayon Sport avuga ko igikombe cya shampiyona cyaguciye mu myanya y'intoki ku mpamvu zitari umupira kuri wowe wimva nk'umuntu wakabaye yaratwaye igikombe cya shampiyona we Rayon Sport sindwe no wakane muri Tanzania sindwe n'ikipe yabaye yakane muri Tanzania oya simbyemera itakurusha amateka wa mugani nkuko Rayon Sport yabyanditse kuri Twitter yayo ntikurusha amateka muri n'umushanwa uri mukuru wabo reka mbyite gutyo ibyo ngibyo bahita bigaruka kuri ya debat twagiraga kuri Nigeria n'Amavubi ibyo bibaye confidence na morale ntibibe nka Peri na Gor Mahia ntibibe nka Peri ya Gor Mahia atarimo Emery Bayisenge atarimo Ganijuru hatarimo umusore Prince hatarimo Petit Messi biyongera kuri Farenganya Mohamed Sheri yagiye Mohamed Sheri arimo nabare kuri atitene kubona imyitozo y'imere neza oya batayari akajya mu kibuga se oya byo byibagirwa nagara batayari hanyuma mu makuru ikipe ya Rayon Sport ihangayikishijwe n'akantu kameze gatya umukinnyi witwa Biramahire Abedi harya ni Biramahire Bigirimana Abedi Bigirimana buriya ngo yavuye muri nationali ngo afite akantu k'akavune kamubabaza cyane ngo umuntu yamukubise munsi y'ikirenge
mu bworo bw'ikirenge ngo iyo akandagiye arababara ariko arimo arivuza akanakora tizi. ariko Abedi twabonye ejo ariko kuri match ya season Kiyovu ishizeho ntiyari arwaye munsi y'ikirenge. ntabwo ariko yageze barakira yarwaye mbere uziko simbizi niba faze retour yageze bagakira muzirike bashiro bande byatumye ku munsi w'ejo Abedi akora imyitozo mu ikipe ya kabiri. ntabwo ari wa wundi Abedi rwose gatandatu hari sefu 8 hari Richard 10 hari Gloire. Abedi atangiye kwica imibare iyo mvune yaturutse he muri national baramu ubundi namubaze ko agomba kuba ari hari 8 gusa umuntu umwe twavuganye wo muri ekipe mu ndani yambwiye ati nashaka azaba ari mu bitaro tuzamukura yaza kimwe. areka niyo mukinyi Abedi ngo babimubwiye yambwiye ati wowe mu mutwe wawe ubizi kuzakina match ya Singida ivuze ukore na tiza rukuntu ngo bari kubihuza babibalansa ariko ngo ikiba kibe Abedi azabanzamo nashaka azahita avunika mukure mu kuntu twacu kiganda ravuga ngo kiwa kiwede bivuga ikintu kimwe se bavuga ngo ikiba kibe kiba kiwede kiwa kiwede urumva systeme ni batatu nta gihinduka 3-5-2 ikipe ya mbere niba ariya mwabonye kuri Kiyovu ni Fabrice Kabange na Chris. Oya Fabrice ari seri urabana naramukunze cyane. Nizamu ni Paveri nyine. Fabrice Kabange na Chris. Mbere yo kurengaho. Kimwe mu bintu Rayon Sport ifite. Kimwe mu bintu Rayon Sport ifite nibyo yageraho uwo muntu yabigiramo uruhare. Rutaziguye. Rayon Sport ifite umunyezamu. Rayon Sport ifite umunyezamu mukuru. Rayon Sport ifite umunyezamu wakinnye amarushanwa yo ku rwego yo ni nawe wafashe iyo defense. Rayon Sport ariko umutoza akavuga ko umutoza akavuga ko defense yayo ifite ikizere. Abantu baramubwiye ati washyizemo Yusudianye muri kakadeka bakina yageze aho ahinduranya Shazibre na Chris. Yusudianye ajya muri axe akina hagati ya Kabange na Fabrice. Ariko Kabange na Fabrice bo ntibakorwa. Ese Yusudianye yamuha iminota simbikeka muri iki umutoza nanjye. Ndi umutoza nanjye. Abantu nakoranye nabo pre-season ukwezi n'igice hafi 2. Oya Rayon Sport yatangiye tize ku itariki ya 2 z'ukwa 7. Uyu munsi turi ku itariki 20 z'ukwa 9. Ya mbere kwa 7. Aperi tangira amezi 2. Mu byukuri nanjye ndi umutoza. Ntushobora kumbwira we yarubatse yarateguye ntabwo yarazi Fabrice. Ntiyarazi Kabange. No yabwiye abayobozi ba Rayon Sport ikintu kimwe. Yubatse arababwiye ati ibintu byo gutekereza ko nzapfa guhindura mu byitondera. Sindatsindwa. Yarababwiye ngo sindi mu ryo byita bake abakonservateri bahaguma ku mahame yabo nubwo yaba batsindisha avuga ati jewe nimbona bitagenda nzahindura ariko kugera umuntu acyabona bigenda ni mundeke batatu niba zakina ikindi yarababwiye ati ibintu byo kugendera ku mazina mu byibagiro niba Fabrice mudasanzwe mumwemera niba Kabange mudasanzwe mumwemera nje kugera ubu niyo mbona shwa zanjye za mbere none reka nkutangariza ikintu sinzi niba kanyuze ari muri stade amahoro kuri match ya Yanga kuri Rayon Day kwa nayirebye abakinyi ba Rayon Sport baba defenseur bose bagezeho mbona batashwe